Odiyo ya gatandatu yerekwa ryo mu 1968 muri Norvege. Ibivugwa muri iyo odiyo ya gatandatu ni ibiganiro bigufi ku byahishuwe n'Imana mu mwaka wa 1968 mu yerekwa ryahawe umukecuru w'imyaka y'ubukuru isaga 90 mu gihugu cya Norvege mu Buraya. Iri yerekwa ryerekana ibihe by'imperuka uko bizaba bimeze, ryerekana ibizabanziriza kugaruka kwa Yesu gutwara abe mu ijuru n'ibizakurikiraho ku isi, kandi ni iyerekwa ryerekana intambara rurangiza ya gatatu y'isi yose mu Burayi n'ubuhanuzi. Rero Imana yeretse uyu mukecuru ibimenyetso bitanu byerekana uko umuco w'abantu uzaba umeze muri iki gihe mu bihugu byo ku isi. Ibimenyetso bitatu nabisomye muri odiyo ya mbere. Muri odiyo ya kabiri nasomye ikimenyetso cya kane cya gatanu, ariko natinze ku kimenyetso cya gatanu muri odiyo ya gatatu kugeza ku ya gatanu. Muri iki kimenyetso cya gatanu haravugwamo ibintu bitanu, nabyo mbyita ibimenyetso bizagaragara iyo ntambara rurangiza y'isi imaze kurangira, imaze mu bihugu imirwano izaba yabereyemo. Hari ibintu bitanu bivugwa bizahaba intambara yarangiye. Ni ibimenyetso nabyo rero bigaragaza ubwoko bw'ibitwaro kirimbuzi bizaba byakoreshejwe muri iyo ntambara aho hantu yabereye, ari byo byitwa bomba atomika. Bizaba byakoreshejwe rero muri ibyo bihugu byo mu Buraya bw'abakapitaliste, no muri Canada, no muri Amerika, no muri Australia, no mu bihugu bimwe bya Aziya nabyo bikize cyane by'abakapitaliste. Ndabaganiriza muri iyo ya gatandatu ku ngingo ebyiri, ariko ingingo ya mbere no gusobanura umwanzuro cyangwa interuro isoza ubuhanuzi uyu mukecuru yatugejejeho, kuko yarangije ikiganiro cyavuga ati Yesu azarinda abe iby'iyo ntambara mbi kandi azabarokora. Bivuga iki? Nicyo nshaka kuganiraho ubu ngubu. Ingingo ya kabiri nayo ndaza kwibaganizaho, ni impamvu ki itumye iyi ntambara iza mu isi. Reka mbivuge muri ubu buryo: Imana yahishuriye iyerekwa ry'ibigiye kuzaza mu isi, ibibwira umukecuru kubera iki? Mbese yavuze ko iyi ntambara izaba itewe n'iki? Ni iki gitumye Imana yemera ko iyi ntambara ibaho? Kandi iyi ntambara ifite intego ki? Kugira ngo twumve ibyayo ubu ngubu, kandi n'icyo gihe nyuma yaho Imana izaba ishaka kugera kuki iyo ntambara izaba imaze kuba. Noneho rero dutangire. Yesu azarinda abakunzi be iby'iyo ntambara. Abakunzi be ni uvuga umugeni wa Kristo. Nicyo Bibiliya yitwa itorero rye, umugeni wa Kristo. Wa wundi uvugwa muri wa mugani Yesu yavuze w'abakobwa 10, 5 b'abapfafa n'abandi 5 b'abanyabwenge, ngo abo bakobwa 5 ni mu gitabo, ni mu butumwa bwiza bwa Matayo, ngira ngo ni igice cya 24 niho abivuga Yesu. Abakobwa 5 b'abanyabwenge bakunda Imana, bakunda Yesu cyane, bijijwe mu bukwe bw'umukwe, mu gihe abandi 5 b'abapfafa bari badahari, ariko nabo bari babigenewe kujya muri ubwo bukwe, ariko ntibari bahari, bari bahuze mu bindi. Ubwo rero ngo Yesu azarinda abe iby'iyo ntambara n'abo ngabo. Azaba yabatwaye rero mbere y'uko iyo ntambara ya gatatu y'isi yinjira mu isi, muri ibyo bihugu izaberamo. Azaba yabazamuye mu bwami bwe nk'uko bivugwa mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana
igice cya mu rwandiko rwa mbere rwa Pawulo rwitwa urw'Abakorinto igice cya 15 n'urw'Abatesalonika nabwo bivugwamo. Noneho aho simbitindaho rero, simbitindaho, ahubwo ijambo rya kabiri ngo Yesu azabarokora. Hamwe aravuze ngo azabarinda iyo ntambara rero. Cya kabiri ngo azabarokora, no kuvuga iki rero? Azabarokora muri iyo ntambara rero. Bivuga ko hari abatazaba bajyanywe bazamutse bajyanywe mu bwami bw'Imana nk'umugeni, bazaba basigaye bakihana bakitandukanya n'ibibi, ariko bazaba bakiri mu mubiri bafite uburenganzira bwo kwihana, nubwo urugero ruzaba rwakinzwe rwo kutongera kuzamurwa, ariko kwihana ibyaha no kutongera gukora ibyaha bazaba bakibyemerewe kuko bazaba bambaye umubiri. Ubwo rero abantu bizeye Yesu bihaniye ibyaha byabo imbere ya Yesu, azabarokora no muri urwo rupfu bazarunyuramo rw'intambara ya gatatu y'isi. Bazapfa bapfiriye muri Yesu, abakiriye muri paradizo ye mu ijuru, kuko bisanzwe iyo umukiranutsi wese wa Yesu yapfuye ni gutyo bigenda iteka, aremerwa akajyanwa muri paradizo. Na nyuma y'intambara y'isi rero niko bizagenda ku bantu bapfuye bapfiriye muri Yesu. Bagomba barakira Imana irababarira nyine ko ikabajyana muri paradizo. Yesu ashimwe, amen.